ndavuga ko abasingo kandi bari mariye. Ubwo rero uwo mugabo wanjye ati nanjye yaraga kuri telefone abwira abakobwa ati I'm single. Nuko zajya twacurangira indirimbo ya I'm single. Noneho mbere ko tubiganira by'abagabo bigira abasingo. Komana. Nuko rero nawe nuko nawe bigenzaga ati ndi single kirwa abeshya abakobwa ati kanyica mu mutwe. Ariko uzi kwibaza ku buryamanye n'umugore wabwiye ngo tuzatandukanwa n'urupfu. Hello family and friends, umeze mute? Tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Reka twizere ko mumeze neza. Twebwe turashimira Imana cyane. Mwe mumeze mute? Biragenda. Icyumweru kimeze gute? Reka twizere ko Imana kibazigamye, mukomeze mugira amahoro y'Imana kandi menshi. Ijwi ryanjye ntabwo rimeze neza. Iki ni cya cyumweru ndwayemo grippe n'ubundi na recordinzemo, murababarira, muranyihanganira. Ndababwira uko biri mu byihangane ariko biraza kugenda neza. Ndaza kunywa tangawizi nyinshi n'indimu. Reka twihute rero. Muri buri mushyashya kuri channel yacu you are welcome. Tuguhaye ikaze byinshi cyane. Ahangaha ni kwa Muhoza Real Talk. Tuganira inkuru mwaduhaye tukazibavugira, tudashyize amazina y'abantu n'ibintu bishobora gutuma umuntu aba exposed. Ibyo ngibyo turabyirinda. Tanga inkuru twahawe hanyuma abantu bakakugira inama cyangwa se bakakunganira cyangwa se ugatanga inkuru yigisha abandi bakayegeraho. Hanyuma uba wifuza kugaragara nawe watubwira tukagutumira tukakugaragaza nta kibazo. Ariko iyo mpaye inkuru ngewe ntabwo nshaka kuvuga amazina mu gihe wampaye inkuru utaje ngo uyivugire. Ntabwo nvuga amazina. Uwo ni umwimerere wa Muhoza Real Talk. Ntabwo nshaka ko amazina n'amafoto byivuga ibintu byinshi aho kugira ngo umuntu akire ugasanga arakomeretse. Ubwo rero umuntu ni mugari, ushobora kuba ubikunda wowe kwigaragaza no gukira amafoto yawe, ariko abana batabikunda. Mu minsi ize bakagusaba ko video wayisiba. Kandi rero ibyo ngibyo ntabwo byo dushaka kudukomeretsa wowe cyangwa se ngo tukomeretse abazagukomokaho. Ubwo rero niyo mpamvu n'ubundi inkuru yawe turayitambutsa ariko kandi ntituko expose kugira ngo ubuzima bukomeze. Okay? Twakomeje inkuru uno munsi. Inkuru uno munsi ni inkuru nahawe n'umumama, umubyeyi. Ndagushimira umubyeyi mwiza. Nshimira ko yampaye inkuru ye akanyizera. Ibyo ngibyo ntabwo bisanzwe. Iyo mutwizera ariko twumva dukomeye, twumva turi strong, twumva turishimye kuko kwizerwa n'abantu ni ikintu gikomeye. Ibyo rero ndabashimiye, sinshobora kubitekinga for granted. Reka dukomeze. Inkuru uno munsi imeze gute? Uyu mumama ati nakundanye n'umugabo, turashakana. Turangije gushakana, umugabo wanjye ni umwana umwe n'ikinege. Umwana umwe wabo. Abana b'ibinege mwese turabatahije. Ati rero mukuru kukumera gutyo, umugabo wanjye akaba best friend, inshuti magara ya mama we. Maze gushakana n'umugabo, umugabo yageze aho ngaho ndasama, Imana iduha umugisha, ndanabishimira Imana. Ndangije umugabo amafaranga ya shopping yo kujya kugurira umwana imyenda cyangwa se ushaka imitegura imyenda y'umwana. Ndangije mfashe amafaranga ngiye kujya kugura ibintu. Mabukwe arababaje. Ati mpa amafaranga menshi, yarayo se nayiki? Wayo mpa amafaranga menshi angana kuri? Ati deje mbona mabukwe yaramubabaje. Atako nari umugeni. Ndavuga ko se ibi ni biki? Ibi bizashira. Sinabyitaho ndabyihorera. Hanyuma bigezemo aho ngaho iwacu baza kunsura. Ati icyo gihe hashize amezi 6 ntari nazisubira iwacu kubareba. Baza kunsura, bahageze baza bikoreye. Ati bazanye ibintu bitewe nakunze ijambo yakoresheje. Yavuze ati iwacu bazanye ibintu bitewe n'ubushobozi bwabo. Byari byinshi byarananyuze bitewe n'ubushobozi bw'iwacu bari bansuye. Ijambo narikunze. Ikintu kiba kinini kikaguka bitewe n'ubushobozi bw'uwagitanze. Nuko rero ati bahageze bagiye kuhava, ati mabukwe atangira kubwira umugabo abivuga ati mbega abantu ati bise ku kibazanye, ati bazanye ibintu bike cyane. Nyine arabigaye avuga ko bazanye bike. Ati birambabaza ku mutima gute murashaka kuvuga ko ibintu twazanye ari bike? Akabigaya just like that. Kandi twe twabonye ari ikintu cyagutse, ari ikintu gikomeye. Ku giti cyanjye numva birambabaje, numva ko bitakagombye kuva mu kanwa k'umubyeyi ngo avuge ngo bazanye ibintu bike byo konsura. Ati hanyuma ngaho nashatse kujya gusura iwacu, icyo bita kuramukanya. Iyo umaze gushaka ukajya iwanyu gusurana. Ati turabipanga ko nzagenda n'umugabo. Ati mabukwe umugabo rero nta kintu kimwe abika, ikintu cyose umubwiye feri ya mbere kwa mama we. Ati ubwo rero mama we yarabimenye. 10:00 za mu gitondo byukiye mu rugo baraje. Ati ati niko atugiye kujya he? Ati ubyo ngibyo ntabwo byihutirwa.
ati nshaka amafaranga y'igishoro hari ibyo ushaka gukora, ati ibyo ngibyo muburitse mubanze muyampe. Umugabo wanjye afashe amafaranga aba arayamuhaye, ati kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ntabwo ndajya kuramukanya iwacu. Ati ariko nyamara iyo umuntu apfuye, ati baramperekeza nkajya gushyingura. Ati birakomeza, mabukwe akomeza kumbera gutyo, nkajya ngenda mbona utuntu duto na duto nkabona ko atari umubyeyi mwiza. Ati ariko umugabo wanjye ikintu cyose namubwiraga yahitaga kijya kwa mama we, mbega ibintu byose babaga babipanganye. Ati byageze aho ngaho mabukwe adusaba igishoro, ati turangije turayamuha, ayo mafaranga arayarya, yigeze agira icyo yakoramo, ntabwo yigeze acuruza, yarayariye. Atarangije kuyarya bigera aho ngaho umugabo afata credit agura inzu tubamo. Atamaze kugura iyo inzu umugabo arigura akayandika kuri mama. Ese muri kunyumva cyangwa nongeze volume iri hasi? Umugabo yaguze inzu iyo tubamo kuri credit ayandika kuri mama we, kuri nyirabukwe. Afite umugore umufitiye n'umwana. Nuko ati anzandika kuri mama we. Ati none bigeze aho ngaho akazi yakoraga amubwira ko asamuha promotion. Ati ariko ati kugira ngo tuguhe promotion birasaba yuko uzafata more classes. Ibyo bibaho rimwe na rimwe, ati genda ufata amasomo yisumbuyeho kugira ngo tuguhe promotion muri kano kazi bakoragamo. Ubwo rero umugabo yaraje ambwira ko ajya gufata irindi deni cyangwa se indi credit. Icyo gihe ntibyari bikunde ko twari tugifite rya deni. Ati ubwo byasabye ko umugabo aza tukagurisha imodoka yacu twari dufite. Ati twagurishije imodoka twari dufite, turangiza kuyigurisha dukora amafaranga amwe umugabo avuga ko ari kwishyura minerivare, ayandi asigaye bavuga yuko tuzaguramo ikibanza ariko tubyemezanye. Atari ko amafaranga y'ikibanza mwaje nta mafaranga y'ikibanza ari he. Atari ko hagati aho ngaho nyina yamenye ko twagurishije imodoka, yaraje mu rugo abaraje araharara. Ati bwagiye gucya ya mafaranga umugabo yahaye nyina twagurishije ya modoka aramubwira ati ikibanza, ati tugende ndashyira kuri konti ya mama, mama araba yabitseho, atayasigayeho ngiye nanjye kwiyandikisha ku ishuri. Turi kujyana abantu, turi kumvikana, turi kumwe neza. Nuko ya mafaranga bashyira kuri konti ya nyirabukwe. Afite umugore, inzu yanditse kuri nyina ariwe mabukwe n'umubyeyi wampaye inkuru. Hanyuma afashe amafaranga bari kuguramo ikibanza ayashyize kuri konti ya mama we. Mwabyumvishije? Nuko arangije asigaye avuga ko agiye kwifashishamo kwiyandikisha ku ishuri. Atari mu by'ukuri ntabwo yishyura minerivare, yishyuye amafaranga gusa yo kwiyandikisha, ayandi arayarya. Uwo ni umugabo wanjye mvuze, niwe wayariye. Hanyuma yandi y'ikibanza nkagenda baza se amafaranga y'ikibanza ari he. Mbaza umugabo atari ko yarashyize kuri konti ya mama. Ati ntugire ikibazo, ati none si ikibanza tugenda nukibona mama azishyura. Allo, genda nubona ikibanza mama azishyura. Uwo mama niwe wanditse n'ubundi n'inzu turi muri credit, ibindi gushaka kubisubiza kugira ngo mwumve valeur bifite. Nuko rero ati ndangije ndavuga nta kibazo. Umugabo arambwira atari kundi kumurumva biguhangayikishije bite byawe. Ati imitungo ntabwo wari dusanganye. Ati ibyo ngibyo ntabwo bigomba kuguhangayikisha, imitungo rwose wari dusanganye. Imitungo wari dusanganye ntabwo bigomba kuguhangayikisha mabuja, sibyo? Ati ibyo bintu biragenda birambabaza. Ndavuga se kubera iki uno mugabo atekereza gutya? Ati none ndamwicaza ndamubwira nkubwire njye mpaze ibintu byo kuzajya ufata amafaranga ukayaha mama akaba ari ujera urugo, akaba ari kontrola urugo, ikintu cyose twakagezeho cyose mama akaba ari ukiza. Ati ibyo bintu ndabihaze. Bibwira umugabo, atari umugabo arangije ansaba imbabazi arambwira ati sinzongera, ngiye kubivamo kujya numva amabwire. Ati ibyo bintu rwose ngiye kubireka. Ati ubwo hagati aho agiye kuri rya shuri ubuzima bwarahindutse, akaba ari njye umwishyurira haba ku ishuri, akaba ari njye umwishyurira tike ya buri munsi. Ati ndagenda ndakora cyane. Ati hari ibintu byari byaje byo gutanga amafaranga baha abagore atunguka. Ati ndayafata nguramo ibikoresho byo mu nzu. Ati ubwo ngubwo ikindi abana banjye barwara akaba ari njye uvuza, minerivare akaba ari njye wishyura, ibintu byose doke bijya ku mutwe kuko umugabo yarimo yiga. Atari ku kintu gitangaje nuko umugabo yarangije kwiga abona akazi keza. Ati ntiyongera kunyikoza. Ati umugabo ataha muri weekend, atarabwo muri weekend akaba yaza agasubirayo tutabonanye nk'abashakanye, agasubirayo pe abantu bashakanye batabonanye. Ati ubwo ngubwo ibyo bintu ndagenda numva birandemereye umutima wanjye. Ndavuga se kubera iki ibintu biba gutya? Why? Umutima wanjye ati numva ndababaye, tubona rwa mutwe udakira kubera icyo kintu. Ati mabukwe ni wa muntu ikintu cyose
ati ku buryo umuhungu yajyaga anyandikira akambwira ati rega iyo bashwanye donc iyo abona batameranye neza mabukwe ngo aza kunyigiraho inshuti, noneho umuhungu akanyandikira akambwira ati ngiye kubivamo ariko ikibazo nuko mbona uzanca kuri mama. Ati nkamubwira se umuntu w'umugore mwashatse njyewe ndabanira guca kuri mama wawe gute, umwana bamuca kuri nyina gute, ibyo bibaho? Ati uzi nizo usaga babamo we na mama we, ni wa muntu mama we ntuzi buri kimwe, mama ni ukontorora. Noneho arangije ishuri ati mama aramubwira ngo nkubwire ngo uzibeshye ubwire noneho uriya mugore wawe umushahara uhembwa ngo urebe ngo azakubarira kikurenge, ngo uzamubwire umushahara uhembwa urebe ukuntu azakubarira kikakurenga. Ibyo bisobanuye neza, umubwire umushahara uhembwa narangiza kubwira umva ukuntu azajya kubera amafaranga, atuzibeshye ubimubwire. Umugabo araza arabimbwira ati kumva icyo gihe ibyo bintu ati nese numva nijimye, turumva ndamwanze, numva ndababaye, ati numva nashaka no kumubona. Nibaza ukuntu ngiye nihirinze mu minsi yanjye nabonye akazi, mu minsi yanjye umugabo yigaga nakoze buri kimwe, nkafasha uno mugabo nkamukorera buri kimwe, nkamwitaho turi kujyana, nkamushyira haba, nkishyura itike ya buri munsi, nkafasha abana banjye kwiga, nkabavuza barwaye, nkafasha mabukwe, ati nkakora buri kimwe. Atari ko nibaza ukuntu ari bure mugabo ntazagera mbarira umushahara. By the way nyuma ati naje gusubira inyuma naka amafaranga y'ikibanza nsanga amabukwe yarayamaze, kandi amabukwe yariye nta you cannot question it. Nyine umuhungu we nyine atajya mu mutwe avuga ati amafaranga yariye mabukwe nagomba kugura ikibanza birarangiye, ikibanza cya kirabuze, mabukwe afite inzu 3 zimwanditseho. Atakorerwa bwira umugabo ngo arashaka ko tumwubakira indi nzu, tugende dufate credit ngo tumwubakire inzu nyashaka. Njyewe ubungubu babwira ati simfite n'akaruri nashyiramo umutwe, nta nzu mfite, ariko mabukwe afite 3 kandi aracyakomeza kugaragaza ko imitungo niye n'umuhungu we, njyewe ibyo ngibyo ntago I'm not part of it, ntago njyewe ngomba kuba part y'ibyo bintu byabo. Ati nsubiye inyuma gatoya, hari umuntu wegeze kuza uw'iwacu aza gukora amahugurwa hafi y'iwanjye, arambwira ati wamba bari kwanyakira nkaba mbi wawe muri no training y'ibyumweru 2 nkazasubirayo. Ati uwo muntu ndamwemerera kuko numva atari ikintu cyo kwibazaho, umuntu muri famiye nta kibazo. Ati mabukwe barimo babaza, aragenda ajya abwira umuhungu naza icyo gihe agifite imodoka, ngwino umfate. Umuhungu aza kumufata aramuzana amubwira ati ntabwo dushaka uriya muntu mu rugo, uwo muntu ntumwemere, ntabwo tumushaka rwose. Ati baze ko banyangiye uwo muntu namwemereye, waruje avuye muri famiye y'iwacu, banga ko mwakira iwanjye ngo ahacumbike gusa afate training y'ibyumweru 2 irangire atahe. Ati ikintu kirambabaza kingeza kuri. Atari ko rero ukuntu mabukwe ari wa muntu unyereka ko nta gaciro mfite, donc umuhungu we n'umufatira imyanzuro amafaranga kugira ngo ajerwe ni mabukwe ugiramo uruhare, kugira ngo ikintu cyose kibe ni mabukwe ugihagararamo. Ati ngo ngiye byarandenze, ati ni kenshi yicaje umugabo umubwira ko ibintu bidashoboka. Ati mubwira ati niki byagenda bite kugira ngo umenye ko mama wawe yashatse afite urugo rwe, nawe ufite urwawe ugomba kwita ku rugo rwawe, tuzakora iki? Atari ko mbimubwira nambwe ati ntabwo nzongera mbabarira, nsaba imbabazi n'ukuri runanye ntabwo nabyifuzaga, ati sinzi ukuntu byagenze, ati mana yanjye, atakansaba imbabazi, akansaba ngiye yambaye message, by the way yambaye message ndazifite muri telefone, ambwira ati sinzongera ibyo bintu, ati mbabarire, ati ngiye kugerageza kugenda ndeka kumva mama, ati numvire wowe. Naziboneye message pe, ati ngiye kureka kumvira mama njye numvira wowe, ati mwiteho cyane, ati mama mwihorere njye ndeka kumva ibyo ambwiye, ati mbabarire, ati ntabwo bizasubira, ntazisomye. Ariko ibyo bintu ati ibyo ngibyo arabimbwira hashira iminsi ngahe akarujya acumbitse na mama we. Ikintu none cyo kintangaza akantu kajya kuba kariko kose k'amafaranga, mama akaba yakamenya, amafaranga y'umugabo kuri konti ya mama we, numva igurishwa ry'imodoka mama we uri behind, yakaguze ikibanza ajya kuri konti ya mama we yamushakira ibishoro. Ikintu mama wavuze nyine, ikintu mama wavuze nicyo kigomba kuba. Ati none mabukwe ansenyeye urugo pe, ati kuko nsigaye mporana umutwe udakira. Ati ndicara kumva umutwe wenda gusandara kubera ibintu by'uruvungi byaje byose binyihuriraho icyarimwe. Ati ibyo bintu byarananiye kubyumva, umutwe wanjye wabuze amahoro. Ati umutwe w'indwaye ubu ngubu ntukira, ntabwo ujya uhagarara, sinshobora kuryama ngo nsinzire, mporana umutwe udashira. Ati kubera rwasira z'ibyo bintu byambayeho. None ndabizi ko hano mu bantu bumva kino kiganiro harimo abantu b'ingeri zose, harimo abantu bumva ibintu gutandukanye, muze kugira inama mu muhire nkora iki, niki nakora ngo urugo rwanjye ndiye ko rwagaruka. Ati umugabo usubiye inyuma, ati yakiba muri ka kazi ka mbere yancaga inyuma, yes atari ko kanyubaha. Ati none njye ntabwo nifite gusenyera ukuntu kuba kumugabo nca inyuma.
twari dukomezanyije yaranshiga inyuma nkabibona atari kuhagaruka mu rugo akanyubaha nkavuga nti ibyo nzabyihanganira wenda bizanashira atari ku ngubu noneho aransuzugura anca inyuma akanansuzugura ati uyu mugabo mbabwira asigarara kuri telefone iyo yaje mu rugo akitwa ngo yaje arara kuri telefone ari kuvugana n'abandi bakobwa ababwira ukuntu ari single ariko mu by'ukuri inshuti zacu ubundi wikina gute kuri single uri mariye ufite umugore n'umwana uzi ko ibyo bintu hari ibyo bintu ntabwo ari uyu munsi wa mbere ubivuze ibi bintu umaze kubyumva kenshi abantu b'abagabo muvuga ngo murabasingo ukifata kweri wabona umukobwa mwiza umwana ufite ibyiso cyana cyiza kimeze nk'uko ubishaka batuvuga tumva burya ndi single think about it ushobora kudraga umuntu ariko utihinduye uwo uriwe ukavuga uti ndi umugabo ariko nagukunze ariko ndi umugabo ibyaha bimwe na bimwe bidakenewe ndi single ubu se single je nimba kuzana amafoto y'umugore wawe n'abana mwamba agatimba n'ibiki uzakwirwa kuki mujya mubeshya muraba kandi ibyo bimaze kubyumva inkuru nyinshi mfite nta recording masanga abantu bambwira ati umugabo wanjye yirwa tereta avuga ko ari single wapi akantu ko kujya mugira abasingo mutari abasingo ntabwo ari sawa niba uri mariye you are married niba uri single you are single kandi ntabwo making your decision just like that waragaze imbere y'Imana abenshi muranarahira muzamura amaboko muravuga ati iki Imana iteranyije ngo ntawe gitandukanye none ujya gutereta gute iki Imana ateranyije gitandukanwa gute n'umukobwa utambutse utazi niyo ataha utazi niba nawe atanakuyemo impeta ngo zikiri hasi kandi nawe ari mariye ni gute umukobwa utazi ko ari single utazi ko ari mariye ubonye gusa utambutse ukamukunda ucyakira Imana ateranyije gita gitandukana ariko narume koko izo nkunda zifite nyinshi z'abantu bagenda bavuga ko abasingo kandi bari mariye ubwo rero uwo mugabo wanjye ati nanjye yaraga kuri telefone abwira abakobwa ati I'm single nuko zajya twacurangira indirimbo ya I'm single noneho mbere ko tuvuga ibiganiro by'abagabo bigira abasingo komana nuko rero nawe nuko nawe bigenzaga ati ndi single akirirwa abeshya abakobwa ati kanyica mu mutwe ariko uzi kwibaza ku buryamanye n'umugore wabwiye ngo tuzatandukanwa n'urupfu kugeza Imana idutandukanyije sibyo ukemera ukaboko kuzamura bakabisoma ukavuga uti I agree mu kanya ku telefone ukavuga uti ndi single wa muntu mwabirahiranye ari iruhande rwawe ariko mutinya iki umva nuko nko byagenze ati ndababara ati mva umutima wanjye ndagucika ati nkibaza nkavuga se uyu ni umugabo nashatse ariko mujya mwibuka ko ubuzima buhinduka abangaba mwita abasingo mubona bahise Nairobi Mombasa mukabona barahise mugatamo abasingo muri mariye mujye mwibuka ko one day iminsi ntabwo ihagaze uzasaza ufata agakoni wa muntu wenyine wo kwihanganira gukunze nta kintu agukurikiyeho niwe uzajya ukoza niwe uzajya ugusiga niwe uzajya gufata akaboko akagusindagiza ukazajya mubona ibiguruka mugurukane nabyo aba ari impamvu wa muntu yakwemeye akagukunda uri ntacyo ufite rero naho abangaba mukundira za Nairobi Mombasa wait and see inguriro n'umunsi niyo ngiyo ni ukuvuga ngo aragira ati mungire inama mabukwe ko mbona urugo rwanjye rusenya yagizemo uruhare pe afashe uzi gufata inyundo haryo ndi inyundo ugasenya urugo rwawe uzi ko n'umwana wari ikinege dusubira inyuma tubyibaze niba umwana w'umuhungu ari ikinege mama we amufite ari umwe urwo ni rwo iyo ni future nose no gufata inyundo wifasha gusenya urugo rwawe gute wifasha gusenya urugo rwawe rugo rw'umwana wawe umwe ufite si rwo rwari ufite ariko nirwo ugiye gusenya kandi ushobora kurusenya utabizi mwisubireho amaboko bisubireho nabo n'ukuri amaboko bajya bafata abana babo nabi nabo bisubireho n'abakobwa nabo bajya bafata nabi bagaprofita ngo izina ngo ni mabukwe ngo bavuze mabukwe nabo bagenda nabo bisubireho ngewe dore ntabwo nkwera abiri ndabibabwira niba uri umukobwa nawe ukajya ugenda ufata nabi mabukwe ugaprofita ngo nuko ngo ari mabukwe nimbivuga bazabyumva isubireho uwo ni umubyeyi w'umugabo wawe kandi ntabwo umugabo azabyarwa kabiri byawe rimwe ariko nawe wa mubyeyi we ako nakabavu k'umuhungu wawe ntabwo umuhungu wawe azagira utubavu tubiri cyangwa dutatu cyangwa tune umuntu uzagira imbavu zingahe agira nyinshi ariko urwamukuyemo ni rumwe Imana asinzirije Adamu igira ite imukuramo urubavu rwa Eva ntabwo mu gitondo yongeye ngaruke ngo uvuge ati Eva turamufilipinze tugiye gukuramo hano uwundi ntabwo byabaye ubwo rero urubavu rwamuvuyemo ni rumwe rugomba kubaho tugerageze kubaha ingo kandi tugerageze kubahana
rero uno munsi uno mubyeyi niyo ngiyo mumugira inama mu by'ukuri akora iki kugira ngo urugo rwe rubeho, kubona amaboko yamuteye umuhungu nako yarafatiyeho, akaba arahisemo kuzagendera muri mindset za mama we, akumva icyo mama we avuze aricyo kizaba, akumva icyo mama we yavuze aricyo kigomba kujya ku murongo. Urugo rwe rw'uno mukobwa, urugo rw'uno mubyeyi ko atifuza ko rusenyuka, ariko nkambona rugiye gusenyuka. Ati ku buryo yanze no kumfasha kwishyura bya bikoresho cyagiye nakodesheje. Ati ubu ngubu bya bikoresho nakodesheje ngiye kugira gute, ngiye kubifata mbigurishe ndebe ko nazabonamo ayo nzakuramo ahagije, nsubize amafaranga y'abandi yandi atawurungukagana narafashe imideni. Kuri wa mugabo nishyura ishuri, kuri wa mugabo nafatiye tike, kuri wa mugabo nagaburira abana, kuri wa mugabo nitayeho adakora. Ubu ngubu afite akazi n'umwana we ntashobora kumushyura minerivani kandi afite akazi keza. Kurya atanyohereza amafaranga, namubwiye ko amadeni yabaye menshi muri boutique banze kongera ku mpandi akayampa, nkagenda nkishyura boutique, narangiza kwishyura boutique nkongera nkasubira gufata andi madeni. Donc anyishyura kwishyura amadeni muri boutique. Sinshobora guhaha nkore stock nkiri ibiryo mu rugo, mba nishyura amadeni y'amaboutique ngenda mfata. Atari ko njyewe naramufashije bya bintu byose mu gihe we atarabibashije. None mungira inama nkora iki kugira ngo urugo rwanjye rwongere rubeho, ni gute naramira uru rugo, niki nakora ngo urugo rukomeze rubeho. Murakoze cyane, Nyagasani abaho umugisha. Uyu mubyeyi ushyireho ko ari sister wawe, ko ari mukuru wawe, ko ari umuvandimwe wawe, hanyuma umuha inama iyo wumva waho umuntu ukunda inshuti yawe. Ari inshuti yawe wayibwira ngo iki, wamugiriye inama yakora iki kugira ngo urugo rwe rukomeze rubeho, cyangwa se abigenza ati niki yakora. Uko wumva byagenda nicyo wumva mubwira, ugishyire muri comment, hanyuma araza kukibona cyangwa unyandikire inbox, cyangwa wandike kuri groupe iraburimo aho munsi, ndashyiraho nimero za WhatsApp groupe yacu naho wandikeho, cyangwa uzi joining groupe uzuduha igitekerezo muri groupe audio message uko ubishaka, ariko tumwunganire, tumuremo agatima, tumubwire ibyo tugomba kumubwira kandi byamufasha. Nyagasani abarinde, ndabakunda, mugire amahoro y'Imana. Bye.